natse passport muri aka karere ka Kirehe ntago nari nzi ko ndi buyihabwe ariko iminsi 3 gusa passport international bari bayimpaye Kagame kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Iyo passport maze kuyibona nyakwa chairman nagiye mu mujyi wa Dubai ariko ijoro nari bugurira indege nyakwa chairman ntabwo nasinziriye kuko numvaga ko bari bungarure. Nageze ku kibuga cy'indege bankorera ibisabwa byose bangezaho ngomba gutegerereza indege nkayima ndunguruka ndeba ko indege yaje maze kugera mu ndege nyakwa chairman nabwiyo twari kumwe akabaho Kagame Paul naye na amateka nanjye nanditse. Naragiye ngeze mu mujyi wa Dubai wikeye njya kugura imodoka. Umwarabu wangurishije imodoka nyakwa chairman yabajije umusemuzi twari hamwe ati uyu muntu wo mu kiye gihugu yazi ko ntari kumwumva aramubwira ngo ni umunyarwanda ngo abanyarwanda barindirwa umutekano ngo don't touch. Yarazi ko ntamwumva none habona ndamwenyuye ndasetse abonye nsetse aramubaza tese ibyo navuze yabyumvise nanjye kugira ngo mwemeze nyakwa chairman kubera ko ifite agafaranga nawe uravuga ndamubwira ngo thank you ndamubwira ngo thank you Kagame. Naraje nyakwa chairman iyo modoka narayizanye ntanga akazi ntunga abakozi nkoresha nanjye iyo modoka ifasha abaturage imaze kunyubakira inzu ya $50 nyakwa chairman. Abaturage ba Kirehe ndishimye kuza kubasuhuza no kuganira namwe. No kubashimira ibikorwa byinshi byiza bikorwa. Mukanya Jean de Dieu yatubwiye aho yavuye uko yavuye naho ageze arangiza avuga n'ijambo iriya yavuze ngo don't touch. Buriya ni don't touch, ntukinishe umutekano wacu, ntukinishe ibikorwa by'amajyambere dukora, ntukinishe iterambere ry'umunyarwandakazi. Umukobwa umunyarwandakazi wese ni don't touch. Ubumwe bwacu ni don't touch. Ntubukinishe, ntubukinishe. Naho ibindi ni ugutegereza iriya tariki ya 4 Kanama tukereka abantu ibyo bakwiriye gufataho n'ibyo badakwiriye gufataho. Sibyo? FPR! Kirehe! Ubumwe bwacu! Amajyambere yacu! Banyakirehe
nk'uko muvugiye hejuru n'imbaraga nyinshi, nk'uko mwaje muri benshi, niko tubifuza. Niko tubifuza itariki 9 Kanama. Niko tubifuza mu bumwe. Niko tubifuza mu majyambere. Niko tubifuza muri byose. Byose biduteza imbere. Byose biduha umutekano. Baturage ba Kirehe, turashaka gukora byinshi byiza byongera ku byiza tumaze kugeraho mu myaka 7 nyuma y'itariki 9 Kanama. Turashaka gukora byinshi, turashaka kubaka imihanda, mu myaka ya mbere 2 uyu muhanda uzaba warakozwe ari kaburimbo nziza cyane, wararangiye kuko ubu waratangiye guhera Kagitumba kagera Kayonza no kugera ku Rusumo. Ibyo ni ukugira ngo mwebwe ba Kirehe n'abandi banyarwanda bose bo muri aka karere mugire ibikorwa by'amajyambere bibafasha kwiteza imbere no gukora ibateza imbere n'imiryango yanyu n'igihugu cyacu cyose. Muzi ngira ngo abantu bagiye birukanwa mu gihugu duturanye bazira icyo bari cyo, ngo bazira ko bafitemo amaraso y'ubunyarwanda. Ibyo nabyo aho tugeze ni don't touch. Hanyuma n'uwabasagariye turamwakira, tukamutuza, tukamufasha, nawe agakomeza akiyubaka. Niko bizagenda rero. Abirukanywe, batugannye, batashye, twagerageje ibishoboka byose kugira ngo bature iwabo, nubwo bamwe batarabona aho gutura neza, batarabona ubutaka bakoresha kugira ngo biteze imbere, ariko nabyo turagenda tubikemura. Banyakiriye rero nababwira ko hari byinshi byiza tumaze kugeraho, hari n'ibindi byinshi byiza kuruta bikiri imbere. Ni ugukorera hamwe rero, kandi umuco wacu wo gukorera hamwe ni uwa kera, turashaka kuwukomeza. N'ayo mashyaka afatanije na FPR oye! Kirehe oye! Ubumwe bwacu oye! Amajyambere yacu, umutekano. Mwakoze cyane.